Ni iki gifasha ingamiya kuba ahantu hagoye? Yehova yazihaye ubushobozi bwihariye bwo kuba mu butayu. None se niki kiba mu ipfupfu ry'ingamiya? Higanjemo ibinure. Ipfupfu ry'ingamiya ifite amagara mazima rishobora gupima ibiro 36. Iyo itabonye ibyo kurya bihagije, ibeshwaho n'ibyo binure byayo. Iyi ingamiya ifite inyota ishobora kunywa litiro 95 z'amazi mu minota mike gusa. Kandi n'iyi ingamiya yaba iri ahantu hari ubushyuhe bwinshi, ntitakaza amazi menshi. Niyo mpamvu ishobora kumara ibyumweru byinshi n'amezi menshi itanyoye amazi. Ubushobozi ingamiya ifite bwo kubika ibyo kurya n'amazi nibwo butuma yihangana. Imiterere y'impinga z'imisozi yo muri Amerika ya ruguru ituma ibimera byinshi bitahakurira. Icyakora, ibiti byo mu misozi miremire bishobora kuba ahantu hafite ubutumburuke bwa metero zigera ku 3000 kandi bigashisha. Ibyo biti bishobora kumara imyaka ibarerwa mu bihumbi. Imizi yabyo ibigiramo uruhare rukomeye. Imizi yabyo igaba amashami mu butaka maze igakurura amazi menshi ashoboka. Iyo mizi minini kandi ikomeye niyo ifata ibyo biti bigahagarara bwuma nubwo haba hari imiyaga ikaze. Yehova yahaye ibyo biti ubushobozi bwo kuba ahantu hagoye. Iyo niyo mpamvu ibyo biti ari bimwe mu binyabuzima bimaze imyaka myinshi cyane hano ku isi. Ibinyugunyugu bigira uruhare rukomeye mu kubangurira indabo. Nanone bigaragaza umuco wo kwihangana cyane. Buri mwaka ibinyugunyugu bigera kuri 300,000 byo muri Amerika ya ruguru bikora urugendo rw'ibirometero 4,000 biturutse mu majyaruguru ya Canada bikagera mu ishyamba ryo muri Mexique. Nanone ibinyugunyugu bifite ubushobozi buhambaye bwo guhangana n'imimerere igoye. Hari ibinyugunyugu bishobora gushaka ibyo kurya kandi bikaguruka nubwo byaba byatakaje 70% by'amababa yabyo. Nubwo iyo urebye ibinyugunyugu ubona bisa n'ibidakomeye, bigaragaza umuco wo kwihangana mu buryo butangaje. Izi nyoni hafi ya zose zituragira amagi yazo ku mpera y'isi ya ruguru, zikamara igihe gito cy'ubushyuhe zigaburira imishwi yazo kandi ziyirera. Ariko iyo itumba ryegereje, izo nyoni ziraguruka zikajya ku mpera y'isi y'epfo kuko ho haba ari mu mpeshyi. Iyo igihe cy'impeshyi kirangiye, zisubira ku mpera y'isi ya ruguru. Urwo rugendo zikora buri mwaka rutuma ziba iza mbere mu nyamaswa zikora ingendo ndende. Ni iki gifasha izo nyoni kumenya aho zijya? Abahanga mu bya siyansi batekereza ko izo nyoni ziyoborwa n'imbaraga rukuruzi. Ariko uko zibikora na n'ubu ntibiramenyekana. Yehova yahaye izo nyoni ubushobozi bwo kumenya aho zijya nta kwibeshya mu rugendo rurerure zikora. Ubu bwoko bw'inkurakura buba muri Afurika. Zarika ku butaka, akenshi hafi y'amazi. Kuba zarika aho hantu bituma zihura n'inyamaswa nini. Iyo zibonye hari ikintu kigiye kwangiza icyari cyazo, zihita zisakuza cyane. Hari igihe inkurakura zikora uko zishoboye, zikirukana ikintu cyose gishaka kwegera ibyari byazo. Hari n'ikindi gihe zigira ubutwari, zigahagarara hamwe, zigatanda amababa yazo, zisakuza cyane. Inkurakura zizwiho kudatinya abantu,
kandi zishobora guhangana n'inzovu n'imbogo, ndetse hari n'igihe zikoresha umunwa wazo utyaye zikadonda inyamaswa nini. Yehova yahaye inkurakura ubushobozi kamere bwo kurinda imishwi yazo n'ubutwari bwo kwihagararaho. Mu gace ka Sinayi haba ubutayu bukakaye kandi hagwa imvura nke cyane. Bimwe mu biti bike bihaba ni ibiti byo mu bwoko bw'umunyinya. Ibyo biti birakomera kandi ntibipfa kwibasirwa n'udukoko. Hari bimwe muri ibyo biti bigira igishishwa gifite umubyimba munini n'amahwa maremare kandi atyaye. Ibiti byo mu bwoko bw'umunyinya bikunze kuba byegeranye. Bimwe muri ibyo biti bigira amashami asobekeranye kandi yegeranye. Ibindi byo birakura bikaba ibihuru by'inzitane. Ibyo byose bigaragaza ko Yehova yahaye ibyo biti ubushobozi bwo kwihangana.